Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Iherezo TV. Tunejejwe n'Imana iduhaye aka kanya kugira ngo twongere tugaruke kuri kamera. Twongere tubabwire ko Imana igifite ububasha, twongere tubabwire ko Imana idukunda. Twari tumaze iminsi rero duhuze cyane ko mubizi ko turi no mu bihe bitoroshye bya Covid. Ariko iki ni igihe Imana itugiriye neza. Twongeye kugaruka kugira ngo tuganire namwe ijambo ry'Imana. Mbanje no gushimira Imana yankoreye ubukwe mu minsi ishize. Ubwashize nababwiye ko nari ndi mu myiteguro y'ubukwe. Hanyuma Yesu yakoze ubukwe ejo bundi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu. Mbona Imana inkuyeho ikintu cyitwa igisuzuguriro. Murabizi ko ndi umupapa wagiye kwihangana mu bigeragezo. Nababwiye ko nta kidashoboka. Nababwiye ko Imana ifite ububasha. Ndi umugabo wihanganye nyuma yuko nari maze gupfakara imyaka igeze muri 4. Madamu apfuye, madamu yasigiye umwana w'uruhinja, ndamurera ndihangana. Icyo gihe rero iyo periode yose mfakaye Imana yaramfashije, ndera umwana arakura. Hanyuma rero iyo umuntu yihanganye habaho ingororano z'abihanganye. Nkwibutse ko kwihangana ni ishingiro rya byose. Niyo mpamvu nagize umugisha, Imana inyungura ubwenge bwo kugira ngo tujye tubona aho tuvugira Imana. Shinga cano yitwa Iherezo TV. Ibintu byose bibaho burya bigira iherezo. Ushobora kuba uri mu buzima bugoranye, ushobora kuba uri mu buzima budafatika ndetse bw'ubwihebe, ariko nagiye nkuhumurize nkubwire ngo nta kidagira iherezo. Imana ifite uburyo. Reka dusenge rero. Ndabakiriye muri kumwe na Theoneste nk'uko bisanzwe. Ubwashize n'abatumira umutumirwa witwa Pastor Shemiye. Ubu nige ngarutse kugira ngo mbanze mbaganirize. Muri iyi minsi isa nkaho mbohotse, ndaje dukora ibintu byinshi kandi bikomeye. Cyo mbasaba no kuntega amatwi mukankurikira. Wabishobora kankorera subscribe, uzaba unteye inkunga. Reka dusenge. Mana turagushimiye, tugushimiye neza yawe, tugushimira urukundo dukunda, tugushime kuri Imana idahindurwa n'ibihe. Abantu bahinduka ariko uri Imana idahinduka, abantu bakureka ariko uri Imana itatureka. Niko Yesaya yavuze 49:15. Yaravuze ngo birashoboka ko umubyeyi yakwibagirwa umwana yonsa ndetse ntababariro yibyariye, ariko ngo we ntuzatureka. Ndetse turabigushimira ko nubwo bimeze gutya abantu bakureka ariko we ntubatureka. Ibyo bigaragaza urukundo rwawe. Rero tugiye kuganiriza abantu bawe ijambo ryawe. Iri ni ijambo rituruta ubukuru. Nagira ngo umuntu wese ugiye kuryumva umuhe guhindurwa naryo mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Ntabwo nkuko nababwiye ndashaka gukoresha akanya gatoya cyane ko burya ibintu byinshi bitinze burya biba bibi. Ndabakunda cyane nshuti bavandimwe. Ndagira ngo tuganire ijambo Imana ishyize ku mutima rivuga ngo baririze inzira za kera. Ongera ubaririze inzira za kera, cyangwa se mu yandi magambo ongera usubire mu nzira. Kubera iki Imana yampaye amagambo? Imana iri kureba ikabona abantu benshi muri iyi minsi basubiye inyuma mu mitima. Hanyuma iri gukoresha abantu batandukanye. Rero nanjye yampagurukije kugira ngo nze kuri Iherezo TV mbabwire ngo mwongere mubaririze inzira za kera. Dusome Bibiliya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 35 ku murongo w'8. Haranditse ngo kandi hazabaho inzira nyabagendwa. Iyo nzira zitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izabiya babandi. Abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Imana nishimwe. Byumvikane neza ko hari inzira. Uyu Yesaya hano y'ubuhanuzi bukomeye ariko ushaka kumvikanisha ko hazabaho. Mu yandi magambo yagira ngo abwire abantu ko igihe kizaza hazabaho inzira, ariko abantu bose bazagenda iyi nzira izaba inzira idasanzwe, kuko izitwa inzira yo kwera. Ntabwo izaba ari kaburimbo, ntabwo ari inzira za panya nka kwa kundi tuzita, ahubwo ngo izaba ari inzira, ariko iyo nzira izaba ari inzira y'igihogere. Mu yandi magambo izaba ari inzira irimo abantu benshi batandukanye, ariko ngo izaba ari inzira nanone yitwa iyo kwera. Izaba itandukanye n'inzira zose muzi zibaho, ngo izaba ifite izina ryitwa inzira yo kwera. Bibiliya biravuze ngo abanduye imitima ntibazayicamo, kandi niyo umuntu ngo azaba ari umuswa uwo ntazayoba iyo nzira.
kuko ngo izitwa inzira ya babandi Bibiliya ivuga ni abantu bameze gute? Ni abantu bose bemeye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, bakemera kwitandukanya n'icyaha. Abo bantu nibo bazabasha guca muri iyo nzira. Umuntu wese ukora ibyaha ntazaboneka muri iyo nzira, kuko abantu bazaba bakijijwe nibo bazabasha guca muri iyo nzira. Abantu bihanganye, abantu bazabasha kwirinda icyaha n'igisa nacyo, nibo bazaca muri iyo nzira. Ariko iyo nzira abatazayicamo ni abantu bakora ibyaha, bo bazayigwamo. Byatumye ntekereza ku nzira Imana yaciye mu butayu. Yaciye mu butayu, Abisirayeli bageze ku nyanja itukura, bari babuze inzira, ngo Imana ibacira inzira mu butayu, ibacira inzira mu nyanja. Imana isaturamo inyanja mo kabiri, ngo baca mu nzira, baca humutse, baca ahantu humutse, Imana ica inzira. Noneho ngo abanyegiputa babakurikiye baca muri ya nzira n'abandi baciyemo, bagira ngo ni inzira isanzwe. Nibwo umuririmbyi Ikorasi yateye Ikorasi aravuga ngo iyo Farawo abimenya yari kwitonda agacisha makeya, ngo yabonye inzira yo mu mazi, ngo agira ngo ni inzira isanzwe. Iyi nzira turimo ntabwo ari inzira isanzwe, kuko ngo ni inzira izitwa babandi Bibiliya ivuga ni abantu bose bashaka gukizwa, abantu bose bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Abo nibo Yesu azafasha bakabasha kurangiza uru rugendo mu mahoro. Ndagira ngo dusome umuhanuzi Yeremiya ibice 6 umurongo wa 16. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 6 umurongo wa 16. Bibiliya iravuze ngo Uwiteka avuga atya ati, nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko barahakana bati ntituzayinyuramo. Kandi nabashyiriyeho n'abarinzi nti mubatega amatwi ijwi ry'impanda, ariko barahakana bati ntituzaritega. Rero ndashaka kuvuga ikintu kibabaje Imana gikomeye, nuko Imana yadushyiriyeho inzira kugira ngo tuyicemo inzira nziza, ariko abantu ntibashaka guca mu nzira nziza. Imana avuga ngo nimukizwe, babwira abantu ngo nimwihane ibyaha, ariko abantu ntibashaka kwihana. Imana ibabajwe n'abantu muri iyi minsi badashaka kuba mu nzira nziza, barashaka kwigendera uko bashatse. Ariko iyi nzira izitwa inzira yo kwera. Bantu b'Imana, nimubaririze inzira za kera, mwongere musubire mu nzira, mwongere mwibuke imbaraga z'Imana. Inzira za kera aho ziri mwongere mubaririze. Ibuka uko wabahamagarwaga, ibuka uko wari ukijijwe kera, ibuka ibihe wagiranaga n'Imana, ibuka ukuntu wasengaga, wongere usubire mu nzira, wongere ubane n'Imana. Nshuti bavandimwe mu nkunda munkurikira kuri Bigire Herezo TV, ndashaka kukangurira nkubwire ngo ngera wibuke inzira wahozemo, wongere ugaruke mu nzira. Ndashaka gusengera abantu. Birashoboka ko wenda muri iyi minsi wumvaga inzira yawe wari warayobye. Kuyoba ni iki? Gukora ibyaha ugasubira inyuma ugacika intege. Hari ibihe byiza wagiranaga n'Imana, none ntukibigira. Rero bavandimwe mu nkunda munkurikira, ndagira ngo mbabwire ngo ubutumwa Imana impaye ni ubutumwa buvuze ngo nimwongere mubarize inzira za kera. Ndabizi ko Imana izabashoboza, Imana izadushoboze, twongere dusubire mu nzira twahozemo. Ntimugakore ibyaha, kuko Imana irabakunda. Mbibutse ko niyo waba uri umuswa utaranize, icyo Imana igushakaho ni ukuba mu nzira nyayo. Reka dusenge, sengera abantu mbabwire ngo Imana irabakunda, Imana ibitayeho. Mana Data wa twese, turagushimiye ko mva gusenga, turagushimiye kubw'iyi nzira udushyiriyeho. Iyi nzira izitwa iyo kwera. Duhe kwera, duhe gukiranuka, dufashe udushoboze, uturengere, udukomereze amaboko. Dusengeye Abanyarwanda, dusengeye isi, abari muri za diaspora, bari muri Amerika, muri Australia, bari muri Europe, bari muri Afrika, bari mu Rwanda, nuturengere, twongere tubaririze. Mwami, twamenye amakuru yuko hari abantu wabwiye ngo bongere babaririze inzira za kera, ariko ngo barahakana, ngo baravuga ngo ntabwo dushobora kubaririza inzira Imana yadushyiriyeho. Twebwe ntabwo ariko tubigenjeje, ahubwo turakumviye, turashaka guhinduka no guhindukira, twumva imburo zawe. Urakoze ko udushoboje, urakoze ko mva gusenga, nuturengere, utwiteho muri byose mu izina rya Kristo Yesu, amen. Murakoze cyane, ndabakunda, kandi ubutumwa tuba dutambutsa mujye mumfasha, mukoreshe mukore subscribe, muzajya muba muteye inkunga umukozi w'Imana, kandi Yesu azajya abaha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Murakoze nawe utaha, murakoze cyane.